ubundi bugamije iki? urabona ndi ngo muri gukubita uzi ko usigaye ndeba nk'ikimbwi hasi mfite kadano ku muntu kuramukira ibyangombwa byose ndabifite haramurango mukanye ndamuhamagaye arambwira ngo ejo gahunda ahubwo ejo uzaba hari sangahe aha nakazi nzagasubika wowe ndeba uri kunzuruguruka uyu nyine haguruka tugende hano kureba haguruka suna no abakobwa mfite ni benshi wowe witwa nde hari umukobwa we Yuriya hano mure umukobwa wanjye ubu tuba twaganiriye nkagera aho nari ngukumbuye reka nanjye nuko nose bimeze bite noneho urasa na bike koko mama wawe yaraje akwitaho cyane rwose ejo bundi ngo waje kureba shafi ntabwo nari mpari naraje bimeze bite rero gake n'ubundi nyine ni kwa kundi kwibaza umuzi se ariko nawe hari umunyumbo wamugeze imbere ukagenda ugaceceka nkuko ubucecetse narakubwiye ngo ujye umwegera umugeri iruhande unamuganirize unamufateho umwiyegeke umugaragarize urukundo cyangwa uba waje nyine ugaturama gutyo nta kintu na kimwe uba waganiriye nawe yabyemera se ntabwo yakemera kumukora erega nawe ni ugomba gushyira mu kabara akitatsa ariko nawe yakwitatsa nawe ukamwegera si wowe niko none si uri kubireba ubona bimeze bite mbona nyine atankunda pe mbona atankunda kandi ngenda mukunda cyane uramukunda ongeraho ngo nanjye ko gukora gukunda kubera yuko iwanyu n'inshuti z'umuryango zo kuva kera ikindi muri abana batuvukiye mu maso uko mwakuze n'uko mwarezwe turabizi mwarezwe n'ababyeyi bafite indangagaciro na kirazira niyo mpamvu kumva ko waba umukazana wanjye numvaga ntacyo bintwaye kugeza ubu urahagaze aho ngaho wihagarariye aho ngaho ntabwo uzi ko ibintu byakomeyeho habaye iki se kandi shana kari ibyanyobeye pe ntisabaye iki dore ngize gutya si wari uzi ko twavuganye ko tugiye gushaka mama nikubise kwa mudugudu ngo mubwire n'ikibazo twahuye nacyo nsanga nawe ntawe uriyo numbwire ko mudugudu nawe asanze ntawe uhari nsanze ntawe njye ndi kwibaza ahantu uriya mubyeyi yagiye gihakanyobera pe ubu si utuvugishije ukuri niba mudugudu ntawe uhari basi yagakwiye gushiraho n'inkeragutabara zikaturebera ko arizo ziba ziri kuzenguka mu masoko ubu ngubu turamenya tumushakira he byanshanze byanyobeye nkubise mu kwa mudugudu njya hahandi mu gasantere hahandi bakunda kunywera nsanga ntawe mbaje n'abandi baba bari kumwe nta kintu bantangarije ngiye kandi mama ibi bintu narabimubwiye muramubwira akavuga njye mwihora none ndebera ukuntu agiye guhangayikisha abantu umugoroba wose urageze mama ataraboneka si tubigenze gute nuko ngende ndumva binshanze kandi tubimubwira buri munsi tubimubwira akavuga ngo turi abana ubu si umuntu arajya mu nzu aryame koko mama ntawe uhari nubwo navugaga ngo ntabwo nzamuhangayikira gusa ntangiye kumva ndi guhangayika pe aho amasaha ageze aha guhangayika byo natangiye kubigira kandi binakomeye cyane ahubwo se bwereka mubwire sibyo waretse njye nkajya hararuguru kwa Kamari nkajya kureba niba yaba ariyo noneho ukajya kuba bapfa kurera kugira ngo urebe basi niba yaba ari hari cyangwa se ukareba niba bapfa kurera hari ukamubaza niba yigeze amubona umunsi wose
kwabapfakurira se yajyayo gute? kandi ariwe basangira. Kwabapfakurira ntabwo yajya kuko hariyo umugore wiwe, hariho n'icyo urumva uriya mugore wiwe yatuma mama ajyayo. Ese ubu niba mu buzima mu gasantere ukabona mudugudu bamubuze ngo amugushakire, ubu ngubu biragenda wowe genda nyine ujyayo basi upfe no kuhagera uvugane nawe, nanjye ndaba ngiye araruguru. Ariko Karine uri kunyohereza kwabapfukurira n'ibintu nzi nakozeyo, ahasanga bimuye urunywero, ntabwo kwabapfukurira yajyayo, ntabwo yajya mwarura rugo. Nese kuri kubihakana utaragerayo, wowe gerayo urebe niba hari, nanjye ndajya araruguru kwa Kamana ndebe niba hari. Gusa njyayo ra uyajyayo, none se nutajyaho biragenda ute? Ko ntuguma ahangaha n'ubundi ntago turi bumubone, wowe jyayo urebe. Ngiye kujya kwa Kamari, ngiye kwabapfukurira. Nyine wowe jya kubapfakurira, ujya kureba niba hari. Ntabwo yajya kwabapfukurira, njye ndabizi neza. Nese ubwo natajya abaye atagiye no ku gasantere yaba ari hehe? Reka tujye gushaka gasantere gashasha. Uza gasantere gashasha se gahari ko sura kazi. Wowe genda ukabapfakurira, nanjye njye kwa Kamari maze duhurira no mu rugo nitumubura tubone kujya muri ako gasantere. ariko rero ikibazo nawe ushyiramo agatege gake. Nagaragate. Niba uje ugasanga yicaye muri iyo ntebe nawe ukicara muri iyi mwegere. Erega iyo umukozeho rimwe akakwiyaka bwa kabiri sarakwiyaka. Erega umenye ko abagabo bagira imbaraga nkeya naba ni ibinyantege nke. Ni nka dodo. Uri kunyumva? Kandi ikindi ntufite nimero ye? Mwandikire message mu gitondo, mwandikire saa sita, mwandikire nimugoroba kuri WhatsApp, umwoherereza udufoto. Urumva? N'imitoma rega mwebwe muracyari nabatoya, muracyajya ku mbuga nkoranyambaga mu TikTok. Mukareba udutoma tuba turi gucaga ducaho ukashishura ukabihuza. Nanjye ndi umukecuru ubu ngubu papa Shafi kubera ukuntu aba hanze ngera nkamukubita agatoma da kandi ari umusaza. Kanswe wowe uguragenda ugaturama ngo mama Shafi ndimo nabyirukamo ngenyine. Nawe ugomba kumfasha. Sibyo? Aha, mama wawe ameze ate? Mama wanjye nayo ameze neza. N'amahoro. Ko rero Mana yanjye koko. Yewe rero bizanshimisha kandi ndabizi neza ko bizagenda neza. Sibyo? Ubu se mama wawe musize mu rugo? Ubwo yambwiye ngo agiye gusubira i Dubai. Agiye gusubira ryari? Uwa kane. Umusibe ejo se? Ubuse yagenda atansuye koko? Ko mama Nita, ahubwo ndaje ndamuhamagara. Ubuse yagenda atagezeho? Wari umubwiye ko uje hano? Nawe mubwiye. Kandi nababwiye ngo mubwire ko agiye kujya i Dubai. Yego, umubwire ko agomba kugera tubonanye. Kandi umunsi uhurize umubwire uti mama Shafi yambwiye uti mwana w'iwabo inshuti magara y'umuryango uramenya utazurira indege mutabonanye. Hari byinshi tugomba kuvugana cyane ku bukwe bwanyu kuko Nyagasana bihagazemo. Urukuntega amatwi ariko nawe wigenda ngurambarare, wigenda ngurambike, ufite nimero ye muhamagare natakwitaba umuhe ka message ubikorwa nguko nakubwiye. Uri kumva nubona kanya hano ni wanyu wisanzure uze umusanga hanga hano unasanga ryamye urabyemerewe umusange no mu cyumba. Nusanga ari hanze ari koza inkweto dore dufite umukozi hano w'umusazi warwaye mu mutwe. Nta muntu ukimuhura ukweto ngo yoze arabyoza akabipfubya. Ugende umufashe ukora ko kantu nusanga ari kumesa umufashe. Nuko twazubatse natwe. Sameza mu. Bimabere ruzungusha. Bro wanjye aba yanaye makabomba akutansa. Injiji maze no kubyibuha. Bizi ko wajyaho ni inzovu inyagame. Niyitete. Ese Shami wabwiye Sharifu ibya wa muhungu. Uwe. Hagiye bakitana. Niba ari kiragikoze. Agora ndumiwe. Ndekora tuge story. Ntabyo namubwiye. Byayenze biteze. Ntabwo uzi story. Fani mubwiye. Twararyamye none twe tutararyama twicaye hano muri sala. Saa 4 tugiye kubona twumva umuntu ari harahe kunoze ku rugi. Ku birahuri. Ruheruye. Hari hanze ku birahuri ari guhanagura ari ku cyunuze ku idirishya rya Mary ari guhanagura ari gusakuza. Ese muri kuvuga nde butari bari. Niba ari butari niba ari bavama cyakindi. Icyo kirakire cyangwa wapfundikiza akakadomo tugurira mama. Niba Ariko muri abagome n'umukoro uri kumusebyari. Uretse yakoze. Musebeje maze umuntu saa 5
ari hejuru y'inuze y'urugi ari guhanagura noneho twagize ngo ni umujura uje kutwiba. Reka buretse ibyo ze nibyo bintu byabatunguye none atarabona muhagaze hariya ngo agenda kurema nyare muri kumureba uriya ngiye yaranyobeye dereje bundi sinzi ibintu twari turi kwiganiraho na Shafi araza atunyuraho ariko ubonye ibintu yadukoreye uzi ko wagira ngo hano ni iwabo wagira ngo abantu babana noneho na Mary wagira ngo na Mary noneho ni mushiki we bari kuganira ubonye ukuntu bari kumusubiza nzi ndibaza ubundi Mary yarutoraguye ni Mary wamuzanye nese rwarizanye ruraza bita wa mugabo w'inzobe se n'umuzi wa mugabo w'inzobe ujya ukunda kuza hano w'inzobe ufite umudamu twite mafisango niwe wakizanye nawe nawe wamuzanye amuzana ahangaha tujye kunatubona barinjiye yambaye amakabutura yacitseho hano gutya nese Mary bamuhaye iki kugira ngo yemere kwemera rutumbi niba ari rutumbi niba ari rutindi gasa ibaze iminsi mike amazanda ceke taragera no muri 5 batayitanda ngwayemo inzoka kabiri gaye bazi ibiryo none aho ngiye akambabwiye mbabana kira giunga ari kiguri undi mwana cyuzura ntajya ngo barakiraze mama bari hanga siko numva mwese mwamwanze mazi ko nari akamwe story fanazi kubwiye nabi ukundi nkoro ndashaka kungira nk'abagore nuko mwankiza hagati cye ntabwo ndi umugore kwanze cyo gugorame mu bwonko bagira akakukunda inkuru wamubwiye ukareka kumutu suyoboye ko ari musaza wawe abo bana yanjye so kandi bira disasanga hari umukobwa wagusari uzabyamura Sakanya abagiye mu gukundana kandi akiri ku ishuri. Okay, ukamubwira story. Umukobwa aransuzugura mana yanjye. Mukari gashiki kawe mukurikira barakamubwira. Sibyo? Okay, tukomeze. None uriya muhungu ntabwo uzukone hanaguraga ibirahure sha. Yaritera ukajya kubona naze tukajya ngagiye. Wait, ubundi sara hasikira ubundi bwara ku kiraro cyo kwa mwe. Iyo ubuhari ukareba ibintu yaraye gukora. Asimbuka nk'igikeri. Akisimbukuruza ukajya kumva agakubita nyine yarakubita cyane yarasimbuka ukajya ngagiye mu ijuru nta namwe rero muri inshinzi ndabizi ngo mwamwihaye karasonda wavugishije ukavugisha iki ejo nzana numva ngo yaguterese gusa mama bimenye Yes we tubonye umukwe nicyo cyiciro kiramo umushiki wawe ngiye kugutuka ko ni uyu nguyu nta munga kati ndabeshya tangu Yesu mwana Shafi kabisa ntabwo twari duherukanye urumva iminsi yari ibaye myinshi kabisa kuba waragiye se shaho gahera mwana nawe ibyo akazura biyobewe mwana akawagira ngo noneho nta nubwo ari n'akazi ukora gusa agira ngo hari ibindi bintu burimo mwana ndibutse mwana uzi ko wa muntu nyine yaze nkubwira w'inshuti yanjye urumva undi wari ufite ikibazo cy'uko banki igiye kumuteza cyamunara mwana uriya musisita ebana ibintu bye nabyinjiyemo bigenda neza byahatari uzi ko namushakiye umukiriya 200 miliyo hari ahantu kandi hari ahantu hakwiriye yari kumbwira ko miliyoni nkari nka miliyoni 70 nabwo ngo batamuhenze ariko none ngiye bibaze diru ninjiyemo miliyoni 200 zikaba bagiye kugira gutya mani ngiye iyo ninjiye mu kintu shagi mbanira byivu hari ukuntu bavuga kwira bivu mani uri seriya miliyoni 200 none sumva ngo basikonzi kwiriya nzu nabonaga itanajyana no muri miliyoni 50 reka da narashwanyaguritse nyine ariko mbigeraho iyo ni densa mani nago wabyumva umugabo ariko shamani gufasha inshuti rero ni byiza uriya muntu waramufashije uriya muntu naramufashije ariko nanjye ni inshuti yanjye ni umwana mwiza sha nyine hari igihe umuntu akubwira ibibazo afite ebana nyine ukareba n'ukuntu ari kureba n'impuhwe ukavuga ati uno muntu akwiye ubufasha ariko n'ubundi reka nze nkubwire iyo umuntu akwitabaje akakubwira ikibazo cyo ukabona wagikemura ubu umuntu ni ukumufasha ntacyo usibye ko isi yahindutse ariko abantu gufashanya burya mbabona ntari yaje nta kibazo shage hari akantu nibutse buriya iriya diru shage nta kintu ufite umwana mbwiza ukuri ntabwiza ukuri
ufite makano ahantu ufite makano mani miliyoni desa koko nizo najya kugira hezana n'amafaranga ufite basi nta na 20 ufitemo ko muri iyi minsi ngiye gutumiza hari akamodoka nabonye muri iyi minsi kare utumodoka turi kuza twiza byatari batwita Kia Sorento kari kugura make ariko ndashaka ko nshaka kugabura umukozi noneho umukozi wanjye 10 nshaka kumutaba wowe Imana tagaswera ese ako kamodoka ariko kagiye kuba tuvuge ko kagiye kuba amafaranga akazi kandi muri radio ntabwo ari muri radio siri mwiki kari urusenda desa miliyoni n'urusenda 10 ariko mana ko cyakira ryana pe ubu sigaye mbona ukiruka cyakoze ibyo mwakoze n'ubundi murabeshya bizabagaruka niho hahandi ya makamyo arahageze ndumva byihuse cyane yajyaga hagera haciye iminsi 7 none hageze haciye iminsi 5 ndumva nishimye ubu se mugeze hehe ubwo mugeze ku mupaka nimukomeze muze nta kibazo umva turaza gusubira umbwira uko byagenze ndumva nezerewe kabisa umunsi mwiza Felicitation mama Shafi umeze neza ariko ndabona noneho unezerewe umva nukuri kw'Imana amarira winjiranye hano mama ani nukuri umva reka nkubwire business tubamo bigenze bite kugira ngo bize byihuse watanze akantu byajyaga bitinda ariko nyuma y'iminsi watanze akantu se 5 bigeze ku mupaka kandi byajyaga biza haciye iminsi wakoresheje iyihe strategy nta kibazo pe biba byatewe n'iki n'inzira imvura itaraguye ngo amakamyo agenda anyerera bikubita umunsi hari n'igihe basanga mu muhanda hameze nabi imodoka zikarara mu muhanda hari n'igihe habamo ambutiyaje nyinshi urabona ko kuguhamagara ngo uzunsure bibyaye umusaruro uyu munsi ari kuba wagiye umuzigo wari kuza wagiye none mama Shafi ni umunyamugesha reka nkubwire ngwiri icyayi cyatevye urabizi icyayi cyo wakibura se ahubwo bamanita turabivuga naho nimugoroba turajya mu mujyi muri chic hanyuma rero dusimbuke twihute ikintu cyatumye nguhamagara ntugire ngo ni ikindi yego Anita yarakubwiye ibyiwe na Shafi aho bigeze naho biri kugana ese ko mba numva nitambwira ko umuhungu wawe atamukunda Imana yawe gahunda imeze ite reka rero nkubwize ukuri noneho najyaga ngira n'imbaraga nkeya zo guhora njya gusari no kwijuma simboneke ariko noneho sigaye narubahirije sigaye njya mu musigiti buri juma sigaye nsenga 5 ku munsi sengera uriya muhungu ariko noneho wagira ngo amajini yo mu kivo cya Gisenyi yose yamuzamutsemo mama Shafi ntabwo ngiye kukwirariraho noneho ngeze kuri finale ni ukugoragoza ese mama Shafi ko numva ari ikibazo ku muhungu wawe ushize wambwiye yuko ubirimo na n'ubu bizagenda neza ntabwo ndyamye ntabwo nsinziriye muvandimwe ko mbona Shafi buriya bitamurimo ariko se muvandi iby'abasore b'iki gihe ntubizi kwikubita hakikoza ariko burya iyo ari wenyine aratekereza akavuga ati ariko burya mama hari ikintu yambwiye ni ukwikoza bya gisore ndabizi bizagenda neza ibi bintu ko tubiha icyizere nk'ababyeyi abana bizagenda bite ujye ndumva wari wampaye icyizere winci intege se kandi nawe wari wampaye icyizere winci intege muvandi jye icyizere n'ubu ndacyagihagazeho kuko Shafi ni umwana nibyariye n'imfura yanjye papa wiwe arabishyigikiye uri kumva ndetse n'abashiki be barabishaka rero winci intege n'ujya kunci intege byose biraba bipfuye
mama Shafi Naam. umukobwa wanjye mwaramukunze cyane nawe urabizi ko kandi inshuti ya ndabizi kera. neza nkurikije ukuntu twabanye Shafi yakuze mureba yego Anita akura umureba yego ariko uyu munsi wa none nimba Shafi atamwiyumvamo waretse tugasa nkaho tubiretse ariko urabirekera iki umukobwa wanjye kazashaka urabirekera iki ese ubundi reka nkubaze ni ishingirwa ryacu urabyibuka ko barengaga imisozi bakarenga iyindi bakajya kurambagiza ese abagabo bacu uribuka ko twahuye nabo tutabazi kanswe abangaba turi guhuza imbona nkubone bakwigana imico njyewe uribuka neza yuko nahuye na papa Shafi baranatuye inzoga yo gufata irembo bagasaba bagakwa inka barazibaze sibona mukubise ijisho kanswe abangaba turi guhuza kuki uri gucika intege no kubera iki Shafi umwanzuro ni uwo ya babi njyewe wimpa umwanzuro kuko sindacika intege siko nari mvuze ngo ngiyeyo ndanyura he na Valentine uri hariya koko dore kandi asubiyeyo ibi bintu nanjye nakoze bizangaruka pe ndabona uyu mudugudu ntazabanamo na Valentine si ibintu nakoze ntabwo bizangwa amahoro pe se mama ndacyagiye kumushaka